twongeye kubasuhuza amahoro y'Umwami Imana abane namwe kuri uyu munsi wa none. Kuri wa gatandatu tukaba tugiye kwiga ingingo iherutsa izindi, ingingo y'ibindi byo kwigwa no kuzirikana. Twibukiranye ko turimo turiga icyigisho kivuga ngo umucyo uturuka mu buturo bwera. Umucyo uturuka mu buturo bwera. Icyo kwibukwa cyaravugaga ngo mu byo tuvuga igikomeye ni iki ngiki: dufite umutambyi mukuru umeze utyo wicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane mu ijuru, ukorera ahera ho mu ihema ry'ukuri, iry'abantu batabambye ahubwo ryabambwe n'Umwami Imana. Abaheburayo igice cya 8 umurongo wa 1 n'uwa 2 niho icyo kwibukwa twagisanze. Ku munsi ku wa mbere twize ingingo ivuga ngo ubuturo bwera bwo mu ijuru. Twabonye yuko Imana yahaye Mose amabwiriza yo kubaka ihema ry'ibonaniro, aribwo buturo bwera bwo mu isi, ariko Mose yagombaga gukurikiza amabwiriza yahawe n'Imana. Rero ubuturo bwera bwo mu isi bwari bufite igishushanyo cy'ubwo mu ijuru, bwari bwubatswe bagendereye ku buturo bwera bwo mu ijuru, kuko Imana yahaga Mose amabwiriza ikurikije ubuturo bwera bwo mu ijuru. Iki cyigisho rero cyatweretse yuko imirimo yakorerwaga mu buturo bwera bwo mu isi yasuraga igomba kubera mu buturo bwera bwo mu ijuru. Iyi ngingo yo kwa kabiri yaravugaga ngo ahera cyane. Twabonye ko mu mirimo yo mu buturo bwera abatambyi bakoraga iminsi yose igize umwaka, ariko umunsi w'impongano, uyu munsi mu Giheburayo bawitaga Yom Kippur, amaso yose y'Abisirayeli yerekezwaga ku buturo bwera. Aha rero wabaga ari umunsi umwe mu mwaka nibwo umutambyi mukuru yagombaga kujya mu ahera cyane ho mu buturo bwera bwo mu isi. Aha rero hari amabwiriza Abisirayeli bahabwaga kuri uyu munsi. Uyu munsi twabonye yuko wagombaga kuba ari umunsi w'isabato ku Bisirayeli, bararuhukaga nta kintu bakoraga. Amabwiriza babaga bahawe n'Imana kuri uyu munsi wayicaga twagiye tubona ko yakurwaga mu bwoko bw'Imana. Aha rero wari umunsi w'imbabazi. Ahera cyane twabonye ko hajyagwaho rimwe mu mwaka. Wa gatatu twize ingingo yavugaga ngo igihe cy'urubanza kirasohoye. Igihe cy'urubanza kirasohoye. Twabonye yuko mu gihe cy'urubanza, ubwo igihe cy'urubanza kizaba gisoje, nibwo Yesu azavuga amagambo akomeye yuko birangiye. Uwera agumye yere, ukiranurwa agumye akiranirwe. Twabonye yuko imirimo yose twakoze ku munsi w'urubanza izashyirwa ahagaragara, nta cyahishwe kitazashyirwa ku mugaragaro. Isomo riboneka mu byahishuwe rivuga ngo mubahe Imana muyihimbaze ko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Twabonye yuko mu rubanza duhagarariwe na Kristo. Kwa kane twize ingingo yavugaga ngo inkuru nziza yahera cyane. Twabonye yuko dukwiye gukomeza ibyo twizera, dukwiye kwegera intebe y'ubuntu tudatinya, ndetse ntidukwiye no kurambirwa. Dukwiye kwerekeza ibyiringiro byacu kuri Yesu umutambyi wacu mukuru. Muri Yesu dufite ibyo dukeneye byose. Kubwo kwizera dushobora kwinjira mu buturo bwera bwo mu ijuru tunyuze mu nzira yaduciriye inshyashya kandi y'ubugingo. Yesu Kristo ni umurengezi wacu. Ingingo yo kwa gatanu yavugaga ngo Yesu umuvugizi wacu mu rubanza. Yesu niwe muvugizi wacu mu rubanza. Ndagira ngo mbabwize ukuri yuko nongere mbibutse yuko twabonye yuko Kristo yadupfiriye rimwe gusa, kandi yadupfiriye ku musaraba. Kandi Yesu Kristo niwe gitambo cyacu kizima gitunganye cy'ibyaha byacu. Yesu niwe muvugizi wacu mu rubanza. Ntago byorohera umuntu gutsinda urubanza mu gihe adafite umuvugizi. Rero twe dufite umuvugizi watsinze, wanesheje, ari we Yesu Kristo. bitazatubera imfabusa, ahubwo bizatubere impamba nziza tuzifashisha ubwo tuzaba tuje iwawe mu ijuru.
ubane natwe, nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa, ngo reba uburyo umurimo Yesu adukorera mu rubanza ndetse n'uruhare rwacu bisobanurwa. Ntabwo Yesu atanga urwitwazo ku byaha bakoze, ahubwo yerekana ko babyihannye, akerekana kwizera kwabo maze akabasabira kubabarirwa. Ndagira ngo mbabwize ukuri, abantu batanga urwitwazo ku byaha bakoze. Ntabwo Yesu Kristo atanga urwitwazo ku byaha twakoze, ahubwo Yesu agaragaza gusa ko twe twihannye, nta kindi. Abantu benshi bakora icyaha bagashaka impamvu inzitwazo z'icyatumye bakora icyo cyaha, ariko kuri Kristo si uko bimeze. Inzitwazo twatanga zose, icy'ingenzi ni uko twaba twarababariwe ibyaha, twihannye. Kwihana nicyo gikwiriye umwizera wese, kuko Kristo agaragaza ko twihannye. Azamura ibiganza bye birimo inkovu akabyerekana imbere ya Se n'abamarayika bera, akavuga ati, nzi izina rya buri wese, nabanditse mu biganza byanjye. Ibitambo Imana ishima ni imitima imenetse. Umutima umenetse ushenjaguwe Mana ntuzawusuzugure. Naho umurezi w'intore ze yamuvuzeho ati, Uwiteka aguhane yewe Satani. Ni koko Uwiteka yatoranije Yerusalemu aguhane. Kuba ubwoko bw'Imana bagaragazwa nk'ubuhagaze imbere y'Uwiteka, bambaye imyambaro iriho ibizinga, byari bikwiriye gutuma abantu bavuga ko babwiriza izina rye. Bakagira kwicisha bugufi kandi bakisuzuma mu mitima yabo. Abeza imitima yabo by'ukuri binyuze mu kumvira ukuri, bazicisha bugufi. Uko barushaho kureba imico ya Kristo itagira ikizinga, niko icyifuzo cyabo cyo gusa nawe kizarushaho kugira imbaraga, kandi niko bazabona ko ukwera n'ubutungane ari bike muri bo ubwabo. Bene data, ndagira ngo mbabwize ukuri, uko turushaho kwegera Kristo, uko turushaho kureba umuco wa Kristo, niko twe turushaho kubona ko turi babi, bityo bikadutera kwihana, bikadutera no gusobanukirwa n'ibibi byacu, tukabasha kwihana tugaca bugufi. Ndagusabye kugira ngo kuri uyu munsi urusheho kwegera Kristo, ubashe gusobanukirwa n'ibyaha byawe, kugira ngo ubashe guhabwa imbabazi z'Uwiteka. Ariko iyo dusobanukirwa n'ubunyabyaha bwacu, twishingikiriza kuri Kristo, we gukiranuka kwacu, kwera kwacu, ndetse no gucungurwa kwacu. Ntabwo tubasha kwiregura ku birego Satani aturega. Nshuti bakundwa, udafite Kristo nta kintu wabasha, ntiwabasha kwiregura ku birego Satani aturega. Kristo wenyine niwe utuburanira, nta wundi abasha gucecekesha uturega akoresheje ingingo zidashingiye ku bidukwiriye, ahubwo zishingiye ku bimukwiriye we ubwe. Ntago Kristo atsinda Satani cyangwa se atsinda ibirego bya Satani akoresheje ingingo zidukwiriye, ahubwo akoresha ingingo zimukwiriye we ubwe. Kuko ubwacu nta muco wa Kristo dufite, ntitwabasha gutsinda ibirego bya Satani. Ariko ibyiringiro dufite nuko muri Kristo tuhafite intsinzi. Ubu nahanjye nawe kugira ngo twicishe bugufi imbere ya Kristo. Ubu turi mu gihe cy'umunsi ukomeye w'impongano, mu gihe cy'imihango yo ku munsi w'impongano yakorerwaga mu buturo bwera bwo mu isi. Iyo umutambyi yabaga ari guhongerera ubwoko bw'Abisirayeli, bose basabwaga kubabaza imitima yabo babinyujije mu kwihana ibyaha no kwicisha bugufi imbere y'Umwami Imana, kandi wabaga atabikoze yacibwaga mu bwoko bwe. Mu buryo nk'ubwo ngubwo
Muri iyi minsi mike isigaye y'igihe cy'imbabazi, abantu bose bifuza ko amazina yabo adahanagurwa mu gitabo cy'ubugingo, bakwiriye kwibabariza imbere y'Imana batewe agahinda n'icyaha kandi bafite ukwihana nyakuri. Bakwiriye kwinira bakisuzuma mu mitima yabo. Bene data, ndagira ngo mbabwize ukuri yuko ku munsi w'impongano Abisirayeli basabwaga kwibabaza imitima, basabwaga kwicisha bugufi bagasaba imbabazi kugira ngo bahabwe imbabazi n'Uwiteka. Natwe muri iyi minsi y'imperuka, iyi minsi mike isigaye kugira ngo imbabazi zibashe kurangira, ni ukuri ndagira ngo ndababwize ukuri yuko abizera bose bifuza ko amazina yabo atazasibwa mu gitabo cy'ubugingo, bakwiriye bababazwa n'ibyaha byabo, bakajya imbere y'Imana basaba imbabazi, bakihana batewe agahinda n'icyaha bakoze. Bene data, ubwo nibwo tuzahabwa imbabazi n'Uwiteka. Ko bitabaye ibyo ngibyo tuzakurwa mu bwoko bw'Imana. Nshuti bakundwa, ndagira ngo basabe nanjye nisabira kugira ngo turusheho kwicisha bugufi imbere y'Imana kuko tuzaba igihe kiri hafi, Yesu ari buze. Mukundwa, dukomeze twihane, aya niyo mahirwe dufite. Igihe dusigaje imbere ni gito cyane. Ibyo turimo byose dukwiye kubireka tugatumira ijuru. Nshuti bakundwa, reka Kristo akomeze atwite, akomeze abane natwe, akomeze atwereke inzira ze aba nazo natwe tunyuramo. Twicishe bugufi twemere ibyaha byacu. Ibyo mbasabye